Mu gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Ayla Kiara yaramaze kwemerera Zara ko aza bakaba babana mu rugo. Ese ubundi byarangiye gute? Nyuma y'uko aje se hari icyo byahinduye? Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri aba ngaba bombi babiri babashitse mu rugo. Aba yiyicariye ubona ko ari kuri mashini afite ibintu rwose yibereyemo. Bwa mbere kuva yamenyana na Kiara ni ubwa mbere aba yinjiye amuhamagara ati babe, ariko ubundi abasanzwe amuhamagara Oga. Undi asa n'uwikanze mu guhindukira ngo amubwire ati none se bigenze bite ko noneho uje unyita babe, akabona afite undi muntu bari kumwe. Araseka akamubwira ati karame babe, meze neza, wiriwe ute, akazi kagenze neza? Aramwegera akamuhobera, akamusoma ku munwa, ukabona nyine ko urukundo ruhari. Kiara nawe akisetsa ariko bari gupretendinga. Agira atya akabwira Oga, akavuga ati mugabo mwiza, uyu rero yitwa Zara. Oga ati yego ndabizi ukunda kumumbwiraho, menya ari nawe muntu wizera cyane muri kampani. Undi ati yego ndamwizera, ubu nyine niwe muntu usigaye ntegurira ibintu byose, niwe muntu ukora documents akazana sayiningaho, mbese ibintu byinshi byo muri kampani niwe ubikora. Ati okay, ni byiza. Aradusuye se nanone, asanzwe adusura, ubundi yajyaga akunda kuza hano, nyine simbyiteho cyane, gusa nyine kongera kumupresenta ntacyo bitwaye. Ariko ati byose mba mbikora kugira ngo nguhereze icyubahiro mugabo mwiza, nyine nagira ngo nkumenyeshe ko agiye kuza, nyine tukaba turi kubana hano. Mu gihe nyine atarabona ubundi buryo bwo kugira ahantu aba, agiye kuba nyine ari kubana natwe hano. Gate nta kibazo, cyari rwose ntacyo bintwaye, siko nabonye wagira ngo ni nk'umuvandimwe wawe. Ubwo nyine ibyo tuzarya zarya ibyo, nyine yumve ko ahawe ikaze mu rugo. Zara aramwenyura agashimira Oga ndetse na Ayla. Kiara agira atya akamwereka icyumba azajya araramo, akamwereka ibintu byose kandi akamubwira kwisanzura, amupresenta n'abakozi ndetse akanabasaba kuzajya bamwitaho, yewe bakamuha buri kimwe cyose akeneye. Isi iragenda ikicuma, Zara akamenyera, mbese mu rugo akisanzura, agatangira kumenyerana na Oga, bakajya bacishamo bakarebana bagaseka, ubona ko nyine hari ukuntu bari kugenda bamenyerana. Cyari ukuntu Ayla we ibintu byose aba bikora ari pretending, ntabwo aba abyitayeho, nta nubwo aba yitaye kuvuga ngo ibiki,
waba yibereye muri business, akagenda akamara iminsi adahari, mu rugo hari Oga ndetse na Zara agakomeza kwita kuri kampani, aho Kiara nawe yaragiye mu kazi, asigaye yirwa agenda hirya no hino agenda yagura, ese ubona ko ibintu byose biri ku murongo. Zara atangira kujya acishamo akaganira na Oga, ukabona bararebana ukuntu, rimwe na rimwe Oga akibeshya akamukoraho, gusa akibuka ko ari umugabo wa Ayla, gasa n'umuretse. Umunsi umwe Zara ava mu cyumba, aba ari weekend, kaza asanga Oga yicaye mu sitting room, aza rwose yambaye biri sexy, nyine ubona ko yabyambariye agaragara neza. Oga aramureba ariko agasa n'uwirengagije. Zara aramwegera akamubwira ati ariko se wikigira nkaho utambonye. Oga ati nakubonye ahubwo nuko ntashaka kuncumuza. Zara ati se ndagucumuza gute? Umugore wawe amaze iminsi atari hano, nanjye nakwitaho niba ntacyo bitwaye. Oga turakomeje se? Zara ati ndakomeje. Erega nawe ntukigeze nkana, mba ndeba ukuntu ndeba nkabona nyine nawe harimo akantu, nubwo wenda nanjye nagusariye ariko nawe aha mbona ndeba ukuntu. Oga ati erega mfite uburenganzira bwo kureba umukobwa uwo ari we wese nshaka. Zara tugize ngo iki? Kureba umukobwa uwo ari we wese ushaka? Oga ati yego ndabyemerewe, ariko mbyemerewe mu ibanga bitari mu ruhame, kandi ntekereza ko na Kiara nta kintu byamutwara. Zara ati uri seriye se? Ubu njye nawe twemerewe kugira ukuntu dukundana mu ibanga? That of course. Gusa nyine mba mbona Kiara ari muri rwinshi, yego n'umugore wanjye ndamukunda, ariko nyine na wa wundi umbi iruhande kenshi gashoboka, n'ubu ndebera irunga aba ari ryose, nafite umuntu mvugisha, nafite umuntu unyitaho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bageneye wa muntu uza akanganiriza, kandi Kiara ntakunda kuganira, rimwe na rimwe atahavuga ngo yananiwe, agahera ko yiryamira, nyine ugasanga ndi kumva nyine ndi njyenyine. Zara agira atya akamwegera, agasa n'umuntu ufunze mashini, cyane ko Oga inshuro nyinshi aba akunze kwicara mu sitting room ari kuri mashini, akamwicara ku bibero, bakarebana mu maso, baregerana, bagatangira gusomana. Muri uko gusomana, Oga agira atya agaterura Zara, bakerekeza mu cyumba cya Zara, ariko bagishika mu cyumba, mu mutwe we hahera ko hazamo ishusho ya Kiara, akamutekerezaho, akabona ko agiye gukora amakosa, mu mutima akavuga ese ibi ni ibiki ngiye gukora? Ese ubundi kuki ndi kumutekerezaho cyane? Naba ntangiye kumukunda se?
oya ariko ntago namukunda kuko uriya yampaye akazi njye nawe dufitanye contract nyuma y'umwaka njye nawe tuzatandukana azajya mu buzima bwe nanjye nzajya mu bwanjye rero nta mpamvu yo gukomeza kumutekerezaho ikindi ndyamanye n'uyu mukobwa ntago naba mpemutse buriya n'ubundi nubwo twasezeranye ntago ari umugore wanjye byemewe n'imitima yacu twembi ari njye nawe birangira Oga aryamanye na Zara ndetse iryo joro baranararana umunsi ukurikiyeho Kiara bari butahe Kiara arataha akaza n'ubundi style ananiwe ariko akaza nta kindi kintu abaza ngo Oga ari he Oga ntago aba ari mu rugo kubera kwirirwa na Zara agira atya akamusezeranya ko ari bumuhe impano aba yagiye kuyishaka ataha asanga Kiara yatashye akabura uburyo afata ya mpano ngo ayihereze Zara ahubwo akayihereza Kiara akamubwira ati welcome back mugore mwiza Oga atangira kujya ahereza keya za hato na hato Kiara akaba yateguye ikintu yagiteguriye Zara ariko bikarangira icyo kintu gihawe Kiara mu buryo butatekerejweho mu buryo butapanzwe just kubera ko uburyo babiteguyemo ntabwo ariko bwagenze Kiara atangira kugenda akunda Oga akabona ko amwitayeho agatangira kubona ko ari umugabo mwiza akabona ni umusore w'ibogari n'ubundi ntacyo atwaye atangira kujya yicara agatekereza ku tuntu twose Oga amukorera rimwe na rimwe yaba ananiwe wenda yaryamye mu ntebe ariho yasinziriye Oga akamuterura akamujyana mu cyumba akamworosa akibuka uburyo n'ubundi ninjoro cyane Oga ajya abyuka akamworosa mu mutima we agatangira kumva afite feelings atangira kumva ari gukunda Oga tuve aho ngaho twigire kuri Nirani aba ari umunsi umwe Nirani agabwira Gavi ko ashaka ko baganira Gavi amusanga mu rugo Nirani yaciye bugufi ubona rwose yicishije bugufi umusore nyine wasuwe na Sheri agira gutya bakaganira akamwakirana keya aganiriza Gavi akamubwira ati Gavi ntabwo nshaka kurya umwanya w'ubusa nta nubwo nshaka ko dutinda nangwa se tuzarira mu bintu hari ikintu nshaka kukubwira ari nacyo cyatumye nyine nkubwira ngo uze tuganire Gavi ati se byagenze bite mperuka umbwira ngo ntabwo ushaka kuzongera kumbona mperuka utagishaka no kumvugisha nyine byagenze gute Nirani ati ndagira ngo usabe imbabazi nakubwiye amagambo mabashaririye
naragukubise nyine naragutoteje naraguharasinze pe. Mbere na mbere nciye bugufi umbabarire, naraguhemukiye. Hama ikindi ndumva nshaka kugira ibintu nkupropose. Gavi, wanyemerera ukambera umugore tukarenga hahise hanjye nawe, njye nawe tukabana, turenge nyine ibibazo byose twanyuranyemo, aho twagiye tugongana, turenga amagambo mabi naba narakubwiye n'ibindi byinshi. Ndati nta kibazo, ariko si ikibazo ndi kwibaza, urakomeje or just uragira ngo nyumve? Ati ndakomeje kandi ndagira ngo ibintu tubyihutishe. Genda umenyeshe iwanyu, babwire ko mu cyumweru gitaha tuzaza gufata irembo. Amatariki y'ubukwe dore hano mfite amatariki, urahitamo. Amafaranga turayafite, ufite isene nanjye ndazifite. Reka ubukwe tubushyire ukwezi gutaha, urahitamo itariki. Gafata ariko se kuri kwihutisha ibintu. Ati sinkeneye kongera gukora amakosa nk'ayo nakoze. Uragira ngo nawe bizapfe se? Nawe bipfe bivurira igihe gitoya? Reka ntibibaho. Dore ahubwo hitamo itariki. Gavati ngiyi ndabona ariyo sawa. Ati okay. Tangira rero dutegura ibintu by'ubukwe. Nta bya proposal sinzaguproposa. Dore n'impeta nari nyifite hano, urayemera? Gavara se kagavuga ati ariko ze noneho umeze neza? Wanyweye ibiki? Ndati njye nta kintu nanyweye. Nta nzoga nanyweye. Ndi soba 100%. Ahubwo impeta urayambara. Niba uyambara tega ikiganza nyikwambike. Ndagira atya agatega ikiganza, niba nakamwambika impeta. Kavuga ati kandi ubwo tayari ndagupropose. Nta bindi. Genda uteguze iwanyu, cyumweru gitaha nzohereza abasaza baze gufata irembo. Icyumweru kizakurikiraho nyuma y'irembo, nyuma yo gufata irembo tuzeruka tujya mu murenge. Ngiye kwandikisha umurenge wacu. Gavi arabireba akagira ngo ahari ari kurota, ariko biba ari ukuri. Iminsi koko iragenda ikicuma, ubukwe buri hafi kuba. Niranahura na Kiyara. Kiyara atariko numvise ko ufite ubukwe nubwo utabimbwiye, wari kumbwira nkanagutwerera. Ati yego mfite ubukwe, ariko numvaga atari ngombwa kukumenyesha, cyane ko buriya bukwe nta gisobanuro bufite. Ati nta gisobanuro bufite? Ati yego nta gisobanuro bifite, ariko si ngombwa nyine ko tubiganiraho. Ariko igihari nuko nta gisobanuro nyine bufite. Kiyara ati ntabwo mbyumva neza, gute se nta gisobanuro bufite? Ati byihorere, wari uraha ariko. Kiyara ati ariko se wimba uzabuza. Mbwira kuki uvuze ngo nta gisobanuro bufite, nuko utashaka kuntumira se? Ariko nta n'icyo binatwaye. Ngiye mbwira ahubwo reka nze ngo twerere. Ndaguha kamiliyoni kamwe konyine ntabwo nkarenza, kubera ko utambwiye. Wenda uza kuba warambwiye nari kuzirenza, nari kuyirenza nkaguha nkazingahe, ariko basi reka nguhimwe.
uzagira urugo rwiza. Gavi ni umukobwa mwiza, nzakubera umugore w'umugisha. Nirani agira atya agashaka kubwiza Kiyara ukuri, ariko umutima ukamubwira ati Kiyara ntabwo ibi bintu bimubwiye yabyumva, cyane ko aba amuzi neza, aba azi ko Kiyara atajya ashyigikira amafuti, atamwemerera gukora icyo kintu, ndetse mu mutima akibwira akavuga ati ubundi ndabimubwira ngo bitange iki kuba ari umugore w'umugabo. Kiyara arakomeza akigendera, iminsi iricuma, ubukwe bwa Gavi ndetse na Nirani bukaba, yewe koko bakabana. Uwo munsi w'ubukwe rero barataha bakajya mu nzu yabo rwose, Gavi yishimye anezerewe, ubona nta kibazo. Iryo joro kubera ko haba hakiri abantu barijijisha, gusa uwijijisha ni Nirani, kuko Gavi we ntabwo abazi ikijya mbere, arajijisha. Iryo joro rwose we n'umugore we nyine agakora uko ashoboye ku buryo ijoro rirangira batari kumwe. Jya mu gitondo abaraye aho bataha, urugo rugasigara ari urw'abageni. Amasaha aragenda akicuma, bigashika nijoro. Nirani agira atya akabwira Gavi, akamubwira ati Gavi, hari ikintu nshaka kukwereka. Bazamuka kuri floor ya kabiri, akamwereka icyumba cyiza cyane gishashe neza kirimo buri kimwe, akamubwira ati Gavi, aha rero niho hari room yawe, aha niho uzajya urara. Kava turi kuvuga ngo iki? Kuri kumbwira se ngo niho nzajya ndara, ntabwo tuzajya turarana? Gira uti iyi niyo room yacu, aha niho tuzajya turara. Ahubwo se kubera iki nyine tuje muri floor ya kabiri kandi floor yo hasi nyine ariyo nabonaga ariho heza? Nirani ati Gavi, hariya ni icyumba cyanjye, ni icyumba cyanjye njyenyine, nta wundi muntu tugomba kukibanamo. Iki rero nawe ni icyumba cyawe, uzakibanamo nabo ushaka, wakizanamo abandi basore, wakizanamo abandi bagabo, ni icyawe, ugifiteho uburenganzira. Kuko uyu munsi isi yose na rubanda bazi ko uri umugore wanjye, rero ufite uburenganzira bwo kuba aha ngaha 100%. Ariko si ibintu uri kuvuga ni ibiki ko ntari kubyumva neza? Nirani tuzabyumva, ahubwo urabeho ramuka kanigire kuryama. Gavi agira cyo akamutangira, akavuga ati nta hantu ujya gute se njyewe ndara njyenyine, ndi umugore w'umugabo, twarahiye kuzatandukanywa n'urupfu, turahira ko twemeye nta gahato ko umwe ari umugore undi akaba umugabo. Ujya kurahira hari uwagufosinze kandi nanjye nta wamfosinze, none kubera iki warenga ukaba uri kumbwira ayo mahomvo? Nirani ati Gavi, ushaka kumenya ukuri se? Wari ukeneye kwitwa Madamu Nirani, ntago wari ukeneye Nirani nk'umugabo wawe. Si icyubahiro na title washakaga, narabiguhaye. Gavata ariko ibyo si byo nashakaga. Nashakaga ko njye nawe tubana nk'umugore n'umugabo, tukabana twishimye, tukagira umuryango, tukabyara abana, tukabitaho. Nirani ataho rero waribeshyaga. Gavi warikunze cyane uramemukira, kuri iyi nshuro nanjye ngomba kukwishyura. Gavata uranyishyura mu buhe buryo? Ubundi se n'iki nakosheje? Nirani ati umunsi wanyambuye urukundo rw'ubuzima, ukanyambura umukobwa nakundaga n'umutima wanjye wose,
binyuze mu binyoma byawe n'inkuru zitabayeho wahimbye. Naricaye ndavuga ati niki nakora kugira ngo nkubabaze nk'uko wambabaje. Mbona nta kintu n'iki na kimwe kiriho nshaka kugukorera cyakubabaza, uretse kukubeshya tugakora mariage ariko tukabaho njye nawe tutabana nk'umugore n'umugabo. Nemera gutereta umukobwa nshaka, nawe wemera guteretswa n'umugabo ushaka. Nushaka n'izo mpeta nakwambitse ntukagende mu muhanda uzambaye, kuko nanjye iyi mpeta ubona nambaye nta na rimwe uzigera wongera kubona nyambaye. Dore ahubwo nanayikuriyemo imbere y'amaso yawe. Nibyo wemerewe kujya ugenda uvuga kuri Madamu Nilan, ariko mu mutima wawe no mu mutima wanjye tuzi ukuri ko utari umugore wanjye kandi nanjye ntari umugabo wawe. Niba waranyambuye ibyishimo byo kubaho nezerewe mbana n'urukundo rw'ubuzima, nanjye ngomba kukwambura ibyishimo byo kubaho ubana n'uwukunda umwishimiye ariko watishimye. Ikaze rero mu isi y'ibibazo, mu isi y'abaseka badashize imumu, mu isi y'abapretendinga ko bakunda badakunda, mu isi y'abantu bereka isi yose ko bakundanye badakundanye, mu isi y'abantu bagaragariza isi yose ko urugo rwabo ari amahoro kandi nta kintu kirimo. Ikaze mu isi yo kwicuza, mu isi yo kubaho utishimye kubera kuzi ko icyakabaye kiguhereza umunezero utagifite kandi utazigera ukigira. Byose niwe wabiteye, byose ni amakosa yawe. Niba rero ntishimye, nawe ntabwo ugomba kwishima. Niwe wambujije ibyishimo, nanjye ngomba kubikubuza. Kavi biramucanga agatekereza, kavuga ati none se Nilan, wansabye ko tubana utankunda, ese ntabwo nubwo wari ukomeje umva gutanshaka? Ati njyewe ngushaka gute se? Nari kuba ngushaka nkarenga nkajya gutereta Kiyara, nari kuba ngushaka nkaba nicuza impamvu wakoze biriya. Byose nabikoze ngira ngo nkwishyure. Ubu rero ikintu ugomba kumenya, nta kintu na kimwe wemerewe kumbaza, uziyitaho nk'uko wari usanzwe wiyitaho. Kabiri, ntiwemerewe kwinjira mu cyumba cyanjye naba mpari nangwa se ntahari. Ntiwemerewe kwinjira mu cyumba cyanjye utakomanze igihe cyose mpari. Ikindi, ntiwemerewe kuza hasi mu nzu yanjye aho mba ntagwaye uburenganzira. Ugomba kujya umbaza kandi ukahaza ufite ikikuzanye kiri emergency. Ikindi, ntiwemerewe kujya umpamagara uko wishakiye. Ugomba kujya umpamagara ari uko ufite ibintu ugiye kumbwira byihutirwa by'ingenzi. Ntuzigere utekereza ko ngewe nzaza kugucyura mu kazi nangwa se nzajya nkugira gutya nkakudepoza ku kazi. Nkagutwara nkasiga nkugejeje ku kazi nk'uko nari maze iminsi mbikora. Byose nabikoraga kuko nari ntegereje ko ubukwe buba. Ibyo byibagirwa, ufite imodoka yawe nanjye mfite iyanjye, uzajya witwara. Ikindi, ntiwemerewe kumfuhira kuko nemerewe gutereta umukobwa wese nshatse. Njye nawe tuzajya duhurira hehe? Wenda muri pati runaka twatumiwe nk'umugore n'umugabo. Ntiwemerewe kumbaza ngo ko natinze gutaha, ntiwemerewe kumbaza ngo ndi hehe. Wowe uzajya umenya ibyawe nanjye menye ibyanjye. Gavata ariko ibi bintu njye ntabwo mbyumva. None se uru ni urushako? Ni gereza? Ni ibiki? Ubundi si ibi twabyita iki? Ibi se byaje ryari? Ese ubundi ubwo hari ingo zubatse muri ubwo buryo? Hari abantu babana muri ubwo buryo?
Irani ati yego, abantu bakaba babana tuzi ko ari umugore n'umugabo ariko burya nta kintu kirimo, buri umwe abukwe n'undi abukwe, kandi ibyo nyine biba biri mu ibanga ryabo bombi babiri. Nyine washatse kunyizirikaho ko ntago nzigera nshaka undi mugore, ngo ntago wabinyemerera, ngo uzajya utuma bipfa. Rero aho kugira ngo ibyo byanjye bizajye bigenda bipfa buri gihe, reka nyine njye nawe tube turi hamwe hano, ibintu byose nzajya mbikora uko nshatse, utagiye kunzanaho induru, kuko ntago uzajya kwica ibintu, uzajya utinya kwisebya mu bantu uvuga uti abantu barabibona gute nimvuga ko umugabo wanjye ari iki n'iki, ese nzavuga ko umugabo wanjye biri baringa tutigeze tubana, nawe uzabiceceka, ntago uzemera guseba. Urabeho kandi urare neza, ibyo nakubwiye bizirikane, kandi izo conditions ugomba uzigendereho. Uzagire ikintu n'iki na kimwe urengaho mu bintu byose naguhayeho gasopo. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese uru rugo rwa Gavi ndetse na Nirani ni ruzabana, nangwa Nirani azagera aho ngaho akunde Gavi basi babane neza? Urugo rwa Gavi ni baringa, ntabwo ari urugo ruhari, yewe n'urwa Kiyara ntarwo ni baringa. Ese aba bombi hari aho bazigera bahurira, nangwa bakazicara bagahura bakaganira, bagasanga n'ubundi ngo barimo niza baringa, bakongera bakihuza? Byose rero twibaza ni mu bice bizakurikira. Dusize Kiyara atangiye gukunda Oga, kandi Oga agira atya akagira uko yigenza we na Zara. Ese ubundi umunsi Kiyara yabimenye bizagenda gute? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Nitwa Igikomere, cyewe nitwa Atete Obvious, nijyandika kandi ninangiye wibagezaho.